dutangiranye n'umugabo uje muri restaurant aje kurya umuhita aramubwira ngo hoya hoya ahangaha ntabwo ushobora kuhicara. Ndavuga ati ifite inama iri bubere hano idasanzwe. Undi ati hoya ino table bayifashe ntabwo bishoboka ko waharira. Undi ati ntabwo bishoboka, reka mvugane na manager. Undi ati hoya, umuhita ati ntabwo nshaka kuvugana na manager, ntabwo ari ingenzi, ahubwo mfite indi table nakujyanaho ukaharira kandi uraza kuyikunda. Nuko amujya kumwereka indi table. Bakihagera Mr. Cruz aramubwira ati uri kunyinisha ariko ino table yegeranye na toilette. Undi ati hoya, andi matable yose bayafashe nta yindi wabona. Nuko aramubwira ngo hari ikintu ushobora gusaba se nyakubahwa? Undi ati ndashaka Greek salad, salade y'abagiriki. Undi ati iyo ngiyo ntayihari yashize. Ubwo dufite amasalamoni with truffles, gusa twizeye ko wabasha kuzishyura ko zirahenze. Mr. Cruz aramubaza ati niki kituma ubona ko ntabasha kuzishyura? Undi aramubwira ati hari ibindi bintu bihendutse nka hot dogs wabasha gutumiza. Mr. Cruz aramubwira ati ndarambiwe no kwirirwa ncunaguza. Waiter aramubwira ngo ikarume, ihangane, ikarume. Undi ati gifite inama ya business ariko. Ati hoya mbabarira, noneho mbabarira, ndabona ko uri umushyitsi udasanzwe, utubabarire cyane. Aramubwira ngo none njya kukwereka muri VIP room, uze njye kukwereka ahantu muza gukorera iyo nama, uza no kurira neza. Aramujyana, gusa yari yamaze kubona ko yamutesheje umutwe. Umuhita yagira ngo amujyane ahantu ari bumufungirane. Amaze kuhamugeza aramubwira ngo icara. Aramubwira ngo hari ikintu ushobora gusaba? Ari umuhita waza Mr. Cruz, niba hari ikintu ushaka ko tukuzanira utubwire, nta kibazo, turahari kandi utubabarire. Nanone turongeye tukusabye imbabazi, utubabarire kandi ugire ibihe byiza. Mu gihe agisohoka Mr. Cruz yari ari kureba kuri menu ya restaurant kugira ngo arebe ko hari ikintu yaza kumusaba. Umuhita we yari ari gufunga, afungirana Mr. Cruz, amufungirana mu cyumba cya VIP aho yari azi ko ari hagiye gukorera inama yitonze. Undi aramubwira ati niki kijya mbere? Ari Mr. Cruz umubaza. Waretse ngasohoka? Reka nsohoke. Undi aravuga ngo hey, aramwihorera. Arangije Mr. Cruz arakomeza asakuza cyane ngo reka nsohoke, biranga. Arangije abonye ko nta kintu ari bukore, Mr. Cruz arahagarara ategereza. Gusa yararakaye cyane, afite umujinya, ahekenya amenyo, byamurakaje cyane, umujinya wabaye mwinshi, abona nta kintu ari bukore. Arangije ategereza. Ubwo umuwaiter yagiye guhamagara polisi irahagera. Imaze kuhagera Mr. Cruz yari azi ko agiye kumusobanurira ibibazo bye, akamubwira polisi urya deranje. Aramubwira ngo ibi simbasha kubyihanganira. Abwira officer, aramubwira ndabwira officer buri byose, ndamubwira ko wandenganyije. Ndarangije aramubwira ngo intunga intoki. Umuhita aramubwira ati rekera kuntunga intoki, rekera kumbwira ko ari njye ufite amakosa. Aramubwira ngo uyu muntu ubona yanze kwishyura bill, yanze kwishyura ibyo yariye byose, yanze kubyishyura. Undi ati hoya ariko nta bintu nafashe. Umupolisi aramufata, afata Mr. Cruz aramusohora, amujyana hanze. Aramujyana, undi akomeza amubwira ngo urakoze. Abwira polisi ngo urakoze kuba udutwariye uwo mukiriya wanze kwishyura bill akarya ntiyishyure. Umupolisi asohokana Mr. Cruz, aramusohokana amugeza muri restaurant. Agiye kumugeza hanze, restaurant nawe yari yinjiye. Umuhita atangira kubwira boss ko yamuteguriye ku idirishya ahantu hari table yo kwicaraho no kurira hameze neza. Boss aramubwira ati hano muri no restaurant dufitemo inama, kandi inama y'ingenzi cyane. Phone ya boss irasona, phone imaze gusona aritaba. Undi aramubwira ati umeze ute Mr. Cruz? Mr. Cruz aramusubiza ati meze neza Donald, gusa mfite ubwoba ko inama itakibaye, tugiye kuyimurira ikindi gihe. Undi ati kubera iki se kandi? Ati ni kihe kibazo? Mr. Cruz aramusubiza ngo hano hari ikibazo gikomeye cyane, bamfungiye hagati muri restaurant yawe. Boss arakibaguzwa, ariwe muri restaurant baba bafungiye Mr. Cruz. Aramubwira ati ariko habaye iki? Uhita atangira kuvuga ngo uriya mugabo yanze kwishyura bill, yanze kwishyura ibiryo. Undi aramubwira ati ariko uri umurwayi, uriya Mr. Cruz ni umushoramari ukomeye muri ino restaurant yacu. Ati uyu muntu wa fake usa nk'umukene. Undi ati afite app ikoreshwa n'abantu benshi kandi kampani ihagaze n'amamiliyoni y'amadolari. Arangije abwira polisi ati tubabarire polisi, ntabwo twe tuzi ko ari uko bimeze, habayeho kwibeshya, habayeho kudasobanukirwa. Polisi ati reka nta kibazo. Mr. Cruz ati iyo uza kumenya ko ndi umukire uba wandetse. Ati ariko nabimenye, warebye uruhu rwanjye urangije uhita unyita umukene, urangije umfata nabi. Boss ahita afata icyemezo cyo kumwirukana. Mr. Cruz ati oya, mfite ikindi gitekerezo boss, uyu muntu mufate agende yoza amadishi yose, yoza amasahane yose, nibwo amenya gufata abantu neza. Ati ikindi kandi nibinashoboka azana koropino restaurant akorope hasi cyane, kandi nanone nutabikora neza uzisanga uri guhanagura umujyi wose. Donald, reka tujye mu nama yacu tujye kureba uko bimeze, tugira iruhande rw'idirishya bari baduteguriye hameze neza. Mr. Cruz arangije bagenda na boss bajya mu nama. Isomo twakuramo hano, twite ku bantu bose kuko ntabwo uzi agaciro k'umuntu, ntabwo uzi icyo akora, ntuzi icyo amaze, nta nubwo uzi icyo azakumarira mu buzima bwawe buri imbere. Niba uri kumwe natwe kora subscribe, share, like kandi na comment
kandi God bless you so much, we love you.